bikaba byaranze. Iyi ni ingaruka ikomeye cyane y'abantu barwara ama infection. Iyindi ngaruka ikomeye nuko abantu bategereza gusama bikanga, kuko mu bukobwa bwabo bagerageje kugenda barwara ama infection abamaramo igihe kirekire. Ugura nawe tayari umenye ngo nimba ubona ufite icyo kibazo ngo ino tubanze tugukorera isuzuma rusange tureba nimba ari ibyo bibazo by'ama infection byabiguteye. Iyindi ngaruka ikomeye cyane ni handi uzasanga umuntu rwose agira ikibazo cyo guhora kuramo inda zitagiraga. Buri munsi ukawusama inda ntirenze amezi 3 igahita ivamo. Ibintu bibabaza cyane. Gana muri Hope Vision Life Center tugukorera isuzuma rusange ku buntu. Ugura product ubasha kongera gusubirana amagara mazima uve mu gahinda ko kwibonera umwana. Ni ikigo Hope Vision Life Center dukorera harasona tiberompuwe neza. Handi ushaka kudusanga ni Kayonza Burasirazuba. Nimero yacu yo ni 0784404340. Iyi nimero ukomeze uyibike. Niba udafite ubushobozi ugitegura kubona amafaranga, dushaka gukora promotion ku wa 4 imizangira iminsi 4, ariko kubera kampani yarebye ko abanyarwanda dore ko mwari muri no mu rugo hariho kuguma mu karere. Iyi promotion ishobora kuzakomeza. Iyi nimero ukomeze uyibike kugira ngo utazacikanwa wenda n'indi promotion izakurikira. Ubike iyi nimero gusa. I wanna show you something that you never see, yeah. Iyo nimero ni 0784404340. Nge mukomeje kubana nitwa Imakire. N'uri Burasirazuba uradusanga i Kayonza ibintu bigende neza. Uri mu mujyi wa Kigali mukanya saa 1 tuba dutangiye akazi. Akandi kazi kakarangira saa 1 z'umugoroba. Ntucikanwe na promotion yo gusuzuma ku buntu gatwara product. Uri ku Kamonyi banguka rwose ntucikanwe. Uri hano rwose irurindo ngwino noneho byoroshye rwose muratega amabisi abageze Sonatibe. Nugera Nyabugogo urafata bisi ijya i Remera igusiga Sonatibe. Nufata akamoto uraduhamagara ugeze Nyabugogo ushaka kuba Sonatibe utazi cyangwa imodoka ziremera aho zikorera utahazi. Uragenda nugera Nyabugogo duhereza umumotari tumurangire. Nta mumotari wo mu mujyi wa Kigali utazi muri Hope Vision Life Center. Niba utabonye umwanya wo kwagera na promotion ukabibona igiye kugucika kandi ukabumva uremerewe n'uburwayi, uraduhamagara utubwire utujye ibintu ntago biri kugenda neza, ama infection yamereye nabi, mbese nanjye amibi yaranzengereje, uvuga uti noneho ngiye mu cyumba kibanga bayarinda ku bintu bimeze nabo umutekano wabaye muke mu rugo, utubwire uti rwose ibintu bitari ntago ari sawa, amafaranga yawe 1010 turaguha product ibanga n'ibyishimo by'umunyarwandakazi. Ibintu bibasha kugenda neza. Nimero ye ni yayindi ni 0784404340. Jambi boni yabipa ahona fundi mitwe backfune ninje wa Nyabuneka ushaka ufite inzoka ya mibi yakuzengereje, dore ko mibi ubungu bigiye kujya ikubera bezera kubera beje rwose wabuze n'icyo ukora. Murabati je nayo yivuje nta n'ibintu ntawe ndakakubwira atari ko simakire ibi bintu bitanga abantu bangwa nge si wa muti nawe. Nyabuneka ntago tukuvuza imitima. Umuti wo muri Hope Vision Life Center ufite amateka.